babanze babikore neza hamwe n'agaruka sivyo none yashaka ko twese twishimana sivyo urukundo barundi everybody say yeah Hello guys, nizere ko umeze neza udukurikira impande zitandukanye z'igihugu ikaza hano kuri channel yacu ya YouTube. Uyu munsi tugiye kuganira ku muhanzi urimo wubaka amateka. Uyu munsi nibwo yakoreye igitaramo hano iwacu mu Rwanda, akomoka mu gihugu cy'u Burundi. Yamenyekanye mu ndirimbo zitandukanye, yaba mu zo yakoranye n'abanyarwanda ndetse n'abarundi. Numwe mu bahanzi bakunzwe cyane ndetse bari no kwigarurira imitima y'abantu, yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Mwite Kiriko Akil wamenyekanye mu ndirimbo yitwa ngo Ahanihe. Ndakeka ushobora kuba uyizi wowe uri kunyumva, cyangwa se watambutse abantu bari kwicuranga iyo ndirimbo nyiraye. Mwite Kiriko Akil mu ijoro ryashize nibwo yakoze igitaramo, agikorera hano mu Rwanda muri Kigali, agikorera muri hoteli yitwa Mondi Center. Ni igitaramo Kiriko Akil ya performingzemo ndetse cya performingzemo n'abandi bahanzi batandukanye ba hano mu Rwanda, harimo Davis D, Aruto ndetse n'abandi batandukanye. Gusa iki gitaramo nubwo cyabaye, hari byinshi bivugwamo bitagenze neza. Kiriko Akil ndetse na timu ye baje kuba barwana bitewe nuko ivyuma byari bihagaze. Uyu Kiriko Akil yarwanye n'abashinzwe gucuranga, ubwo yarakigera kuri stage atangiye kuririmba, ibyuma byabaye nk'ibihagarara, ndetse ajya kubaza abacuranzi bamubwira ko ibyuma bihagaze bitarimo gukora, byangiritse. Kiriko Akil ntibabyumvishe kimwe n'abacuranzi, dore ko haje kuzamukaho umwuka mubi ndetse baranarwana. Gusa ntawe wakomerekeje undi kuko polisi yahise itabara. Gusa nyuma yaho polisi imaze gutabara, igitaramo cyakomeje uko byari byateguwe, ndetse Kiriko Akil asubira kuri stage ara performinga. Numwe mu bahanzi ba performinze neza hano muri kino gitaramo, ya performinze ku buryo buhagije. Yahereye ku ndirimbo ye yitwa ngo Ahanihe. Abari bitabiriye iki gitaramo bose bazamukiye hejuru bamwakiriza yombi. Kiriko Akil yabonye ko akunzwe n'abanyarwanda, atangiye kwigarurira imitima yabo, cyaba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Uyu Kiriko Akil akaba yamaze igihe kingana n'icyumweru hano mu Rwanda. Bivugwa ko afite n'indirimbo ari gutegurana n'abandi bahanzi ba hano mu Rwanda bagiye batandukanye, yaba Yampano. Hari amakuru ari kugenda acicikana avuga ko Yampano na Kiriko Akil bashobora kuba bafitanye indirimbo nshyashya, uwitwa Neringabo. Hari amakuru ari kugenda acicikana ko bashobora kuba bafitanye indirimbo bashobora kuza gushyira hanze, nubwo amakuru tutarayamenya neza cyangwa igihe bazayishyirira hanze. Mu bandi bahanzi bari kumvikana ko bashobora gukorana indirimbo harimo uwitwa Bushari. Uyu yamenyekanye cyane mu ndirimbo za hip hop, numwe mu bahanzi nabo bakunzwe hano mu Rwanda muri Kina Trap. Amakuru avuga ko ashobora kuba afite indirimbo n'uwo muhanzi Kiriko Akil. Ndagushimiye rero weho twabanye kuri channel yacu ya YouTube. Mbere yo kugenda ndagusaba gukanda subscribe, ugakora share ndetse na comment. Je mwari kumwe n'indi nyita ndigi nk'ibisanzwe.